Ubwoko bw'Imana, abakunda Imana turabahaye ikaze, abamaze kugera ku murongo wa Free Conference, abari kuri YouTube, abari mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye, turabahaye ikaze kuri uyu mugoroba. N'ubundi turi mu minsi yo kuba imbere y'Imana. Iyi minsi y'impera z'umwaka ni iminsi ibigoye cyane, ni iminsi haba harimo gutangwa ibitambo bitabarika. Muri iyi minsi abarozi baba bakora cyane, abadayimoni baba bakora ijoro n'amanywa, imyuka mibi iri ahantu hose, abashaka gutanga ibitambo, haba hari urugamba rukomeye cyane mu buryo bw'umwuka. So niyo mpamvu rero twashyizeho iyi porogaramu abakunda Imana kugira ngo tube imbere y'Imana buri munsi mu gitondo ku mugoroba, dusenge tuburizemo imigambi y'umwanzi kandi tubohoze n'imigisha yacu, dutegure urugendo rwo kwinjira mu mwaka mushya. Bibiliya iravuga ngo ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo. Buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Ni ukuvuga ngo iyo umwaka mushya uje, icyo ni igihe gishya kiba kije. Icyo gihe rero haba hari ibintu birimo Imana yateguye. Umugambi wa Satani kuba ari ukurwana kugira ngo ibyo bintu biri muri icyo gihe abikuriganye ntubigereho, hanyuma aguteza ibyago no kwiheba n'amakuba, ndetse agerageze no kuba yanakubuza kubaho muri icyo gihe. Niyo mpamvu tugomba kuba maso. Twashyizeho ibihe, ubundi iyi ni iminsi twakabaye turi mu mavakanse, turimo twishimisha, turimo turuhuka, turimo dutembera n'imiryango, dukora byinshi bitandukanye, ariko siko bimeze. Ni iminsi yo kuba kwizamu, ni iminsi yo gusenga, ni iminsi yo kuba maso ijoro n'amanywa, kugira ngo umwanzi ataduca muri humye akagira icyo yangiza. Nk'abashumba tugomba kureberera intama, nk'abakristo bamenye Imana, tuzi urugamba rw'umwuka tubamo, iki ni igihe cyo kuba maso. Rero abakunda Imana, namwe iki ni igihe cyanyu cyo kuba maso, cyo kubera maso imiryango yanyu, cyo kubera maso abagabo banyu, abagore banyu, abana banyu, abavandimwe banyu, ibihugu murimo, itorero, umurimo w'Imana. Ni igihe cyo kuba maso, kuko iyo urangaye Satani arakwiba. Iyo urangaye abademoni barakwinjirana. Iyo urangaye abarozi bagukoramo imirimo. Niyo mpamvu rero tugomba guhaguruka. Nibyo mwishimishe, kwishima ni byiza mu buzima, kunezerwa ni byiza mu buzima, ariko mwishime munezerwe mwibuka ko muri kwizamu. Mwishime munezerwe, mujye musange n'imiryango, mutembere, ariko mwibuka ko muri kwizamu, mwibuka ko muri ku rugamba. Biravuga ngo umuntu ucyambaye imyambaro y'urugamba ntiyishime nk'uyikuyemo. Bwoko bw'Imana turacyambaye umwambaro w'urugamba ukiri muri uyu mubiri. Biravuga ngo tucyambaye no mubiri dufashe igihe mu ntambara. Tucyambaye uyu mubiri turacyambaye umwambaro w'urugamba. Nituba tuvuye muri uyu mubiri dutabarutse, icyo gihe umwambaro tuzawukuyemo, ariko tukiri muri uyu mubiri, aho wagera hose, amavuta waba ufite, imigisha waba ufite, ibyo waba ufite, uko byabingana uko ariko kose, uracyambaye umwambaro w'urugamba. Ugomba kurwana, ugomba kuba maso, ugomba gusenga, ugomba kuba mu ijambo ry'Imana, ugomba kuba be careful mu byo ukora byose, kuko uracyari ku rugamba. Ugomba kurinda ikibitsanyo wahawe, ugomba kurinda ibyo ufite, ugomba kurinda agakiza, ugomba kurinda umuhamagaro, ugomba kurinda urugo rwawe, abana bawe, ugomba kurinda umuryango wawe. Agakiza wakiriye ntabwo ari ako kudamarara, ahubwo ni ubutsinzi n'ubushobozi wahawe bwo kugenderamo muri iyi si, mu minsi wahawe kubaho muri iyi si, kugira ngo uzave muri iyi si unesheje, uzatabara ukunesheje. Igihe unaniwe ryama, ariko byuka kare, byuka kare, ba maso, rwana intambara nziza, ubikiwe ikamba ry'ubugingo. Reka dusenge Imana, hanyuma twinjire mu ijambo ry'Imana dufite kuri mugoroba. Ako karagaciyemo nako kubahwitura no kubakangura, kugira ngo mureke kurangara, mureke gusinzira mu gihe kitari cyo gusinzira. Reka rero dusenge, hanyuma dutangire ijambo ry'Imana n'amasengesho. Kari imbere Imana dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo,
turagushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, turagushimira ko abanye natwe data iyi minsi yose, haba mu gitondo haba ku mugoroba, mwamukomeje kubana natwe. Turabizi neza ko utajya usinzira, turabizi neza ko utajya uruhuka, turabizi neza ko uhorana natwe uturwanije n'amanywa. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba rero duciye bugufi cyane imbere yawe, tukwinginga kugira ngo ubane natwe, uhe umugisha ubwoko bwawe, uduhe imbaraga zawe, uduhe umwuka wawe. Mwami ubane natwe, ubane natwe mu ijambo ryawe mwami ugiye kutuganiriza uciye mu kanwa kanjye mwami, mvugana n'ubwoko bwawe buri hirya no hino mu migabane itandukanye n'ibihugu bitandukanye. Ubane natwe mu masengesho, urambure ukuboko kwawe ukore ibimenyetso n'ibitangaza. Mwami turabizi yuko igihe cyose iyo ugiye gukora uravuga, ijambo ryawe n'ibikorwa kandi ijambo ryawe n'imbaraga. Uherekeza ijambo ryawe kugira ngo urisohoze, kandi turabizi ko ukoresha ukuboko kw'iburyo no kw'ibumoso. Mwami ndahanga nk'ukuboko kwawe kw'ibumoso data, kuko abakozi bawe n'ukuboko kwawe kw'ibumoso, ariko ndakwinginze ngo urekure n'ukuboko kwawe kw'iburyo ari bo bamarayika, kugira ngo abane natwe uyu mugoroba, bace muri ibi byuma turimo dukoresha, muri interinete, muri amatelefoni, muri amakompyuta, muri amakamera, muri izi mixeni n'izi mikoro n'ibi byuma byinshi bitandukanye mwami byeste ahantu, kugira ngo mwami ubutumwa bwiza bugere ku isi. Mwami binyuze mu imbaraga zawe, kugira ngo wese mwami yumve ijambo ryawe, abone gukira kuvuye imbere yawe, abone ubutsinzi buvuye imbere yawe, abone ubwiza bwawe, abone ikiganza cyawe, abone kugirirwa neza, abone gutabarwa, abone kubohoka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Tuguhaye umwanya turimo, tuguhaye mwami imyanya yose abantu be barimo, reka dati hinduke muri kano kanya kugira ngo uyikoreremo icyorezo kigaragare mu izina rya Yesu, amen. Dufite umutwe w'ijambo uvuga ngo atabara abageragezwa bose. Abasha gutabara abageragezwa bose. Yesu Kristo umwami twizeye, umwami twiringiye, abasha gutabara abageragezwa bose. Sinzi ibigeragezo urimo gucamo, sinzi intambara urimo gucamo, ariko uyu mugoroba Yesu Kristo wavukiye muri iyi si yaje kugira ngo atabare abageragezwa n'ibigeragezo byose banyuramo. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 2, turasoma umurongo wa 18. Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 18 avuga ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Uyu ni umutwe w'ijambo tuganiraho kuri uyu mugoroba, ndetse naryo jambo dusengeramo. Biravuze ngo ubwo yageragejwe, ubwo yababajwe, ubwo yaciye mu bihe bikomeye, ubwo yanyuze mu ntambara zikomeye, abasha no gutabara abageragezwa bose. Yesu Kristo abasha gutabara abaca mu ntambara, abaca mu bigeragezo, abaca mu bibazo bose. Kubera iki? Kuko nawe yarageragejwe, nawe yaciye mu bigeragezo, nawe yaciye mu bibazo. Hari ibigeragezo 4 bikomeye Yesu yanyuzemo ari kuri iyi si. Reka tubivugeho gatoya, ariko mbere ko tubivuga reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Matayo igice cya 4. Turasoma dore ku murongo wa mbere turageza ku murongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya, abona gusonza. Umushukanyi aramwegera aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Aramusubiza ati, handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose
ava mu kanwa k'Imana. Murongo wa 5, maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo, ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati, kandi handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Yesu aramubwira ati, genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe, abe ariyo ukorera yonyine. Umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Haleluya. Ijambo twaganiriye ku munsi w'ejo hashize ryari rifite umutwe uvuga ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa. Yesu Kristo amaze kuvuka, ikigeragezo cya mbere yahuye nacyo mu buzima bwiwe n'ubuhunzi n'ubuhungiro. Umwana w'uruhinja utaramenya ikibi n'ikiza kuri iyi si yatangiye kwiruka nk'imisozi, yatangiye kwiruka nk'ibihugu, atangira gukrosinga imipaka, yambuka ava mu gihugu kimwe ajya mu kindi, ava mu bwoko bumwe ajya mu bundi, ava mu rurimi rumwe ajya mu rundi, ava mu mico imwe ajya mu yindi, yirukanka ahunga. Nta kiza cy'ubuhungiro abatarahunga ntago babimenya, ariko umuntu wahunze niwe ushobora kumenya ububi bw'ubuhungiro. Ubuhunzi muri Afurika bwo bufite amatepu atandukanye. Abanyafurika benshi ni impunzi ku mpamvu zitandukanye. Benshi baba impunzi muri dokima, mu byanditswe hakandikwamo impamvu irimo yemerwa n'ibihugu by'i Burayi muri ako kanya, cyangwa se irimo yemerwa na UN. Nibyo babiri titire ku mpamvu z'ubuhunzi bwabo, ariko mu kuri impamvu zo guhunga ziratandukanye. Hari abahunga kubera intambara iri iwabo, hari abahunga kubera barize bararangiza, bakorera za diplome, bakorera za bachelor, bakorera za masters, yemwe na PhD barazigira, ariko baricara bashaka icyo bazikoresha muri Afurika barakibura. Bashaka akazi barakabura, barahinga biranga, barora biranga, baracuruza biranga, baragerageza biranga, basaba visa barazibima, bahitamo kuyoboka inzira y'ubuhungiro. Hari abandi kubera abanzi babagose babazengurutse impande zose, barababurabuje, bagezeho baraguruka baromoka. Abandi inzara n'ubukene byatumye bahunga kubera kubura ibyo kurya, kubera ibyo kunywa, kubura ibyo kunywa. Abandi ni impamvu za politiki, abandi ni impamvu nyinshi cyane zitandukanye. Ariko umuntu wahunze bamuhiga ngo bamwice, arashobora kumva ubuhunzi icyo ari cyo. Kwirukanka uzi ko udashobora guhindukira ngo urebe inyuma, kuko nuhareba barakwica. Ubwo nibwo buhunzi Yesu yagiyemo. Yahunze inyuma ye hari inkota zigomba kumwica. Iyo aguma aho ngaho bari kumuca umutwe. Ikimenyimenyi nuko abana ibihumbi n'ibihumbi barapfuye bazira Yesu ari mahirwa. Icyo ni ikigeragezo cya mbere gikomeye cyabaye mu buzima bwa Yesu kuri iyi si. Yahuye n'ikigeragezo cy'ubuhunzi. Rero urwo ni urugamba rukomeye. Yafese ibibazo bikomeye cyane kubera ubuhunzi, yirukanka ngo adapfa. Icyo ni ikintu gikomeye, ni ikigeragezo gikomeye cya mbere cyabaye mu buzima bwa Yesu. Ari uruhinja ataramenya ibibera kuri iyi si. Yatangiranye ubuzima bwe no kwiruka ahunga.
amezi ye ya mbere, iminsi ye ya mbere, imyaka ye ya mbere, aho abana bakambakamba, aho abana barira, aho abana biga kugenda, ibyo byose Yesu yabihuriye nabyo mu buhungiro. Yabikoreye mu buhungiro, yakambakambiye mu buhungiro, yagendeye mu buhungiro, yize kwiga ari mu buhungiro, yize kunywa ari mu buhungiro, yize kuvuga ari mu buhungiro. Icyo ni ikigeragezo gikomeye cyabaye mu buzima bwa Yesu. Uwo ni umwami, ni Imana, ni umutware. Yesu yaramurebye aravuga ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Uwo yari umwami ufite ubutware, ufite gukiza, ariko ageze mu isi yasanganiwe n'ubuhungiro. Yabirivuga ngo ubwo yababajwe, ubwo yageragejwe, abasha kumva abageragezwa bose. Najya nkubwira ibigeragezo bine bikomeye Yesu yanyuzemo muri iyi si amaze kuvuka, amaze kuza muri iyi si. Ikigeragezo cya mbere ni ubuhunzi, twabivuzeho ku munsi w'ejo, ariko Imana ishimye kitamurekeye mu buhungiro, ahubwo yamuvanyeyo. Twarabivuze ngo natwe ibasha kutuvana muri ubwo buhunzi. Ikigeragezo cya kabiri gikomeye ni ubutayu. Yanyuze mu butayu. Bibiliya iravuga ngo ajyanwa n'umwuka w'Imana mu butayu kugeragerezwamo. Abakristo benshi bararuha kubera ubutayu. Reka mbabwire, ubundi ukuyeho bino bintu bine ngiye kubabwira kuri uyu mugoroba, umuntu wese yakizwa. Ariko muzi ikintu kinaniza abantu gukizwa, ni ibigeragezo bamugakiza. Niba utarahunze ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi, reka nkubwire, nta mukristo n'umwe ujya usimbuka ibi bintu uko ari bine. Ndaza kwibabwira. Ikigeragezo gikomeye kindi Yesu Kristo yahuye nacyo mu buzima bwiwe ni ubutayu. Amaze kuva mu buhungiro yasanganiwe n'ubutayu. Ubutayu burababaza, ubutayu buraruhisha. Nta mukristo n'umwe utanyura mu butayu. Mu butayu nta mazi yo kunywa haba, mu butayu nta myambaro ihaba, mu butayu nta nshuti zihaba. Mu butayu, iyo uri mu butayu, amashuri wize ahinduka ubusa, indi muvuga zishyirwa mu kabati zigafungiranwa, igikundiro cyawe kiragenda. Mu butayu abantu bakuvaho bakakwibagirwa burundu. Ukajya wandikira abantu bifuriza na Noheli nziza, ugategereza ko bazagusubiza ugaheba, bagasoma message bakakugasina. Izo ni imbaraga z'ubutayu. Niko bigenda iyo umuntu ari mu butayu. Mu butayu uguriza abantu, wajya kubishyuza bakaguhindura umwanzi. Ari amafaranga yawe wakoreye, waruhiye, warigomwe, ukayafata ukayabaha, ariko kuko uri mu butayu wajya kuyabaka bagakupa telefoni, bakanga kukwitaba, bakaguhunga. Mu butayu ugira ikoti rimwe ukarimesa, ukarisubiramo, ukongera ukarisubiramo, ukaryambara kuri Noheli imwe, ukaryambara kuri Bonane, indi yaza ukarisubiramo, indi yaza ukarisubiramo, indi yaza ukarisubiramo. Mu butayu. Mu butayu haba ibigeragezo bikomeye. Mu butayu haba ibishuko bitagira uko bingana. Biravuga ngo Yesu Kristo ari mu butayu atajya atanywa. Satani araza aramusanga, aramwegera, aramubwira ngo kuri umwana w'Imana wafashira ibuye ukarihindura umukati. Ubundi Satani agazigera kugerageza ku kintu utabuze. Ibigeragezo byose Satani azagushyiramo bizaba bishingiye ku cyubuze. Abakobwa bagumiwe batararongorwa, babuze abagabo, ibigeragezo bya mbere bahura nabyo n'iby'abasore b'abesikoro, n'iby'abagabo b'abatekamitwe, n'iby'abababeshya ko bazabashaka kubera ko baheze mu butayu bwo kutarongorwa. Iyo wagiye mu butayu bw'ubushomeri, ibigeragezo bya mbere uhura nabyo n'iby'abantu baza kugushaka bakubwira ngo kwari ibi n'ibi tukubonera akazi. Hari umukozi w'Imana umwe tubananga ku rubuga rw'abakunzi Imana,
igihe kimwe yaje yiruka nkarambwira ati umva, hari abantu bandangiye akazi ariko barambwiye ngo ntegerezwa kubanza kudepoza 50,000 kubera ubabara afite n'igihe amaze mu butayu bw'ubushomeri. Ntabwo ashobora gutekereza ngo yibaze uyu muntu ugiye kuguha akazi akabanza kugusaba amafaranga. Ibyo bintu bihuriye he? Ubundi ko guha akazi ugakora akaguha amafaranga, arakwaka amafaranga gute? Niwe uje gusaba akazi cyane ugiye kuguha akazi, ariko ngo banza utanga amafaranga ya 50,000 ngo ya assurance ngo ayikarita y'akazi, bakagutekera imitwe bakakubwira ibintu birenga nk'ijana, arirukanka aragenda arayaguza kubera ubutayu amazemo igihe, amafaranga arayatanga. Barangije amamagara bamwaka yandi, aza kumamagara ati wangurije amafaranga make yako mbonye akazi, mbwira bimeze gute? Nabahaye ambe none mabaranyaka yandi ntabo nabisikora. Masegonda nkaho guhumbya telefone bari bamaze kuzikura. Satani agusanga kukubwira ngo hindura iribuye umukate kubera akazi yuko ushonje. Mu butayu Yesu yarahasonzeye mu rwego rukomeye cyane, kugeza igihe Satani aza kumbwira ati iyo nzara ndi kwica wakoresheje ububasha ufite ugahindura iribuye umukate. Satani ajya dusanga mu butayu akakwereka ububasha ufite sorry. Satani ajya gusanga mu butayu akakwereka ububasha ufite, kuko bwe nubwo uba mu butayu nubwo uca mu bigeragezo ariko hari ubushobozi uba ufite muri wowe. Yesu Kristo yari ari mu butayu ariko yari afite ubushobozi, ariko ubwo bushobozi ntabwo yagombaga kubukoresha mu buryo bubi. Satani yarebaga imbaraga ziri muri Yesu, kuko Yesu Kristo muri we yari afite imbaraga zo gufata ibyo kurya akabitubura akagaburira abantu. Ariko ni imikati atubura, ni amafi atubura. Satani araza aramusanga, aramwegera amubwira ati wishwe n'inzara ariko ufite ubushobozi muri wowe bwakuzanira ibyo kurya muri ubu butayu. Ufite imbaraga muri wowe wakoresha ukabona ibyo kurya muri ubu butayu urimo. Fatira ibuye urihindure umukate. Uko niko Satani ajyaza akagusanga akakwegera akakubwira ati urashonje, ufite ikibazo cy'ibyo kurya ariko hari imbaraga ziri muri wowe zahindura ibuye umukate. Guhindura uyu mukate bisobanuye nk'umukristo. Araza akakubwira ati uri umudamu mwiza ufite ubwiza, aka kanya hari umugabo wahamagara mukaryamana akagusigira 1,100 ukagura ibyo kurya ukagura umuceri ukishyura inzu, none kuki urimo wicwa n'inzara kandi ufite imbaraga muri we n'ubushobozi bwo kuba hari uwo wahamagara akaba yagukemurira iki kibazo? Uko niko Satani ajya abwira abakristo gufata amabuye bakayahindura imikate. Ibyo byashoboka ariko ntabwo Imana yaremeye amabuye kuribwa. Haleluya. Ntabwo Imana yaremeye amabuye kuribwa. Hari ibintu byinshi twakora tukabona amafaranga, hari ibintu byinshi twakora tukava mu bibazo turimo, ariko reka nkubwire ntabwo byose byemewe mu bwami bw'Imana. Nubwo dufite ubwo bushobozi bwo kubikora ariko turabyirengagiza, atari uko tutabishobora. Yesu ntabwo yarananiwe guhindura amabuye mikate, ariko ntabwo amabuye yari yaremeye kuribwa. Oya, aremera gusonza. Aravuga ngo ntabwo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo atungwa na buri jambo riva mu kanwa k'Imana. Iyo uri mu butayu
butayu, uba ukeneye ijambo rishobora kukunyuzamo. Ikintu cyashoboje Yesu kuba mu butayu agatsinda ikigezo ko mu butayu, yari ijambo, yari afite ijambo, yari yuzuye ijambo muri we, yaneshejeje ijambo. Ariko ntibyasonaga ko ataba mu kigeragezo. Kuba uri mu ijambo, kuba ufite ijambo, kuba ufite amavuta, ntibivuga yuko utageragezwa. Kuba ufite ijwi ryiza ryo kuririmba, kuba ufite impano, kuba ushobora guhanura, kuba ushobora kubwiriza, ntibivuga yuko utageragezwa. Benshi bankurikiye mwarakijijwe, mufite ijambo muri mwe, mufite amavuta y'Imana, mufite umuhamagaro, Imana yabavuze ibintu byinshi, mufite amasezerano. Ariko ibyo ntabwo bikuraho ko mugeragezwa, ibyo ntibikuraho ko muba mu butayu. Ubutayu ni inzira abakristo banyuramo udashobora gukwepa. Ubutayu ndabugarukaho kuko niryo jambo nifuje ko tuganiraho cyane. Icya gatatu cyagerageje Yesu muri buno buzima, muri iyi si, ni ukutemerwa na bene wabo. Ubuzima Yesu yabayeho kuri iyi si, bene wabo ntabwo bigeze bamwemera, kugeza igihe yavuze ngo nta muhanuzi uzabura icyubahiro keretse ari mu mudugudu w'iwabo. Ni ikigeragezo gikomeye Yesu yahuye nacyo. Abakristo benshi, iyo umaze gukizwa, iyo umaze kwakira Yesu, iyo Yesu amaze kwinjira mu buzima bwawe, ikigeragezo cya gatatu urana cyo mu buzima bwawe, nyuma y'ubutayu haza kutemerwa. Bene wanyu baraguhakana, abo muziranye baraguhakana, nta muhanuzi wemerwa iwabo, nta mukristo wemerwa iwabo. Iki ni ikigeragezo Yesu yahuye nacyo. Bibiliya iravuga ngo ntabwo yigeze akorera ibitangaza byinshi iwabo, muri bene wabo nta bitangaza byinshi yakoreye. Kubera iki? Ntabwo bamwemeraga. Yosomye mu gitabo cya Yohana umunsi umwe, bene wabo wa Yesu baraje baramubwira ngo i Yerusalemu hari iminsi mikuru, ngo nta muntu n'umwe ushaka kumenyekana uguma yihishe, ngo ibintu ukora ngwino tugende Yerusalemu mu minsi mikuru ujye kubikorerayo, hanyuma ugaragare, hanyuma bakubone. Ariko biravuga ngo ibyo bamubwiraga kuko batamwemeraga. Yesu niwe yarazi imitima yabo, arabwira ngo ntago ibyo nkora mbikorera kwerekana no kwimenyekanisha. Mwebwe ni mugendo kuko ari igihe cyanyu, ariko igihe ntago ari igihe cyanyu. Arabahakanira. Biravuga ngo bamaze kugenda, ngo arangije Yerusalemu mwikome. Ni hehe Yesu bashatse kumutera amabuye? Ni muri bene wabo. Yabayeho ahakanwa na bene wabo. Yajya ahandi bakamwemera, yabwiriza ahandi bakamwumva, yakora ibitangaza ahandi bigakunda, ariko yagera muri bene wabo. Uyu nguso ndi mwene Yosefu. Ntago bigeze bamubona nk'umwana w'Imana, ntibigeze bamubona nk'umukozi w'Imana, ntibigeze bamubona nk'igitangaza, ntibigeze bamubona nk'umuntu ufite imbaraga z'Imana, ntibigeze bamubona nk'umuntu ufite amavuta n'ubushobozi bw'Imana. Oya, igihe cyose bamurebaga nk'umwana w'umubaji, bamurebaga nk'umuntu urimo guteka imitwe. Igihe cyose abandi bazaga bakavuga ati Yesu dutabare tu, abandi bakamureba. Ariko abantu bararindagiye. Uriye ejo bundi ntago yaherezaga se Yosefu imbaho arimo abaza tumureba. Kariya kane ejo bundi ntago kagendaga kuva Mariya tukabona. Ibyo bitangaza nibyo byose bavuga. Umva ajya bifatira ni mwebwe mutamuzi. Ingorane nyinshi duhura nazo mu buzima bwacu tumaze gukizwa nizo muri bene wacu. Ibigeragezo bikomeye tubihura nabyo muri bene wacu. Ni bande bambere bapinga amavuta ari ku buzima bwawe? Ni bene wawe, abo wakuriye imbere. Ndibuka igihe kimwe nigeze kujya kwa tante, hanyuma arangije arambwira ngo ngo inkuru zangezeho, ngo wiri guhanura, ngo wiri gukora ibitangaza, ngo yerigwa ngo uvuga ngo ibizaba,
ngo ese ngo uko kuragura byatangiye ryari? ngo none se nanjye ndagurira, none se nanjye mbwira, ngo mbwire, ngo none se ngo Yesu ngo usiga kuvugisha ngo mwahuye ryari, ngo mwahuriye he? Umuhungu we ngira ngo hari wa kabiri cyangwa wa gatatu, n'uwa gatatu, arangije aramubwira ati ariko rero nubwo Eric umupinga, niba amaze kuva mu Rwanda akajya i Burundi akabwiriza, agahanura, akagaruka, akongera agasubirayo, akavayo akajya i Bugande, agahanura, akagaruka, akongera agasoro, bakamwakira rimwe kabiri gatatu, nuko ibyo akora ari byo. Kuko bibaye atari byo bamwakira rimwe, ntabwo bamwakira ubwa kabiri. Ngo ahaha, ngo yewe, ngo ngaho nanjye nampanurire mbirebe, ngo ngaho nanjye nambwire mbyumve. Ibyo nibyo nahuye nabyo. Kubera iki? Yaranze ndakana, yari yarandeze, yari narakuriye imbere yiwe. Umunsi Imana yuzuzaga umwuka wera mu buzima bwanjye, umunsi impano z'Imana zatangiraga gukora mu buzima bwanjye, abandi bose barabyemeye barabyakira, babona imirimo y'Imana, ariko bene wacu ntabwo bigeze babyakira. Sinzi wowe mu muryango wawe uko bimeze, sinzi nimba umunsi wakijijwe barabyemeye bakemera ko wakijwe, bakemera ko urimo gukora Imana, bakemera ko ari umwuka w'Imana ukurimo, simbizi. Ariko ku ruhande rw'iwanjye jyewe ntabwo bigeze babyemera, ahubwo bakomeza bavuga ati umva, kora igitangaza se natwe tubirebe, nyine natwe tubyemere. Biravuga ngo Yesu Kristo nta bitangaza yigeze akorera iwabo. Kubera iki? Kuko batamwemeraga. Ngo yahakoreye ibitangaza bike cyane. Icyo ni ikigeragezo abakristo duhura nacyo iyo umaze kwakira Yesu, nta hantu wagisimbira. Icyo ni ikigeragezo Yesu yahuye nacyo mu buzima bwiwe. Iyo umaze gukizwa, iyo umaze kwakira Yesu aje mu buzima bwawe, impano z'Imana zikora muri wowe, amavuta y'Imana akora muri wowe. Ikintu cya gatatu nacyo mu buzima bwawe nuko umuryango wawe utakwemera, bene wanyu ntibakwemera, abo mwiganye ntibakwemera, abakuzi utarakizwa ntibakwemera. Baravuga ngo muri hari umutekamitwe, ngo agiye gutekera imitwe mu rusengero. Iyo bakuzi wari indaya, niyo wakijwe ntibemera ko wakijijwe. Baba kureba muri yasho ngo nguriya muza abagabo yatwaye, ngo nabura ngo no mu rusengero ntabuze umugabo akurikiyeyo, ngo buri hari ikigabo cy'amafaranga akurikiyeyo. Iyo uri umuhungu nuko bavuga ngo buri hari abakobwa yabonye hariya muri wa rusengero. Kugira ngo wemerwe na bene wanyu, wemerwe mu muryango uvukamo, wemerwe n'abo mwakuranye, wemerwe n'abo mwagendanye, wemerwe, biragora. Icyo ni ikigeragezo gikomeye Yesu yahuye nacyo mu buzima bwiwe. Ijambo ryavuze ngo ubwo yageragejwe, ubwo yababajwe, abasha gutabara abageragezwa bose. Abasha gutabara abaca muri ibyo bibazo byose. Niba umuryango wawe utakwemera, niba inshuti zawe zitakwemera, niba bene wanyu batakwemera, Yesu Kristo arabizi, yabiciyemo, yabinyuzemo. Icya kane gikomeye yahuye nacyo muri ubu buzima ni umusaraba. Yikoreye umusaraba, ntabwo yagombaga kubicika. Umukristo wese muri buno buzima agira umusaraba yikorera. Ariko icyo nkundira Imana, biravuga ngo umusaraba twikoreza ntabwo uremereye, uhwanye n'ushobora kwihanganira. Umukristo wese wakijijwe, umukristo wese ujya mu ijuru, umukristo wese uri mu rugendo rugana mu ijuru, yikorera umusaraba, agira umusaraba. Imisaraba yacu iratandukanye. Hari abafite umusaraba w'inzara, barakijijwe, ni abakozi b'Imana, ni abahanuzi, ni abavugabutumwa, ariko bafite umusaraba w'inzara, bafite umusaraba w'ubukene.
muzababona buzuye umwuka w'Imana, buzuye amavuta, buzuye impano z'Imana, barahanura, barabwiriza, barigisha, barara amajoro, barasenga, bazamuka imisozi, ariko bikoreye umusaraba w'ubukene, ubutayu bw'ubukene banze kubuvamo, umusaraba w'ubukene bagendana nawo ijoro n'amanywa, nta cyaha bakora, ariko umusaraba w'ubukene wagiye ku buzima bwabo wanze kubavaho. Hari abandi bafite umusaraba w'uburwayi, bafite indwara mu buzima bwabo, cyangwa mu miryango yabo, cyangwa mu bana babo, ni umusaraba bahetse bikoreye ku bitugu byabo. Yesu akiza indwara, Yesu abohora indwara, ariko abakozi b'Imana birirwa babasengera, birirwa bahanurira, ariko uwo musaraba bategerezwa kuwikorera. Imisaraba ni myinshi muri buno buzima. Abandi bafite umusaraba w'umuhamagaro, bafite umurimo bahamagariwe, bagomba gusoza uko byagenda kose, ntibaryama ntibasinzira, barawikoreye, baryama saa 10 bakaba barabyutse, bakira abantu guhera mu gatondo kugeza ku mugoroba, ntibarya ntibanywa, ibintu byose babonye basuka umuhamagaro, n'umusaraba bikoreye, bumva ko bagomba kuwujyana kugeza wogejeje ku mwana. Yareka byose ariko akaririmba, yareka byose ariko akabwiriza ubutumwa bwiza. Hari abantu amafaranga yose babonye bayasuka mu murimo w'Imana, bo ntibabwiriza, ntibigisha, ntibagenza gute, ariko buri cyabonye, buri dufaranga abonye twose adusuka mu murimo w'Imana, adusapotingisha abakozi b'Imana, yishyurira ababuze aho kuba, yishyura abana amaminerivare, arasapotinga abakozi b'Imana, arasapotinga abaminisitiri, aragura ibikoresho byo mu rusengero, arishyura insengero, arishyura aho abakozi b'Imana baba. Nuvuga ngo uwo ni umusaraba w'Imana yamuhaye mu buzima bwiwe. Iyo atabikoze yumva ko hari ikintu abuze mu buzima bwiwe. Dufite imisaraba myinshi twikoreye muri ubu buzima. Uwo musaraba ukuremerera, ukugora, Yesu Kristo yarawikoreye. Ibi bintu byose uko ari bine, nta na hamwe wabihungira. Umukristo wese wakira umwami Yesu umuza n'umucunguzi, ari umugenzi ujya mu ijuru by'ukuri, aca muri iyi bigeragezo uko ari bine. Imana ishimwe ko itajya ibiduhezamo, ariko byanze bikunze tubicamo. Ushobora gutekereza ukavuga ati none se agiye kondo umukristo ko ntigeze mpunga n'umunsi warimo. Ntago nigeze mpunga, navukiye mu gihugu cyacu ndacyakirimo ni kwemeza. Ariko yuri umukristo uri urugamba rwo guhunga, ikigeragezo cyo guhunga uhura nacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ushobora kuba utarahunze uva mu gihugu kimwe ujya mu kindi, ariko umaze gukizwa umuryango wawe warakwanzura kwirukana, uhunga famiye yawe kubw'agakiza. Ushobora kuba utarahunze muri famiye, ariko kubera impano n'umuhamagaro ukurimo mu rusengero barakurwanije, uva mu rusengero umujya mu rundi urimo guhunga. Birashoboka ko wavuye muri korali mukajya mu yindi urimo guhunga. Birashoboka ko wavuye muri karitsiye mukajya mu yindi urimo guhunga. Uyu musaraba cyangwa se igeragezo cyo guhunga byanze bikunze ari ahantu uhurira nacyo iyo umaze kwakira umwami Yesu umuza n'umucunguzi, byanze bikunze. Namenye ubwenge nkijijwe, jya mu rusengero muri Sunday school nkiri akana gatoya, hamwe umwana atangira kumenya ubwenge. Namenye ubwenge ndi mu rusengero, ariko igihe kiza kugera noneho nza gusobanukirwa umuhamagaro. Imana impamagarira kwinjira mu muhamagaro, uko gukizwa no kwinjira mu muhamagaro ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntasi yo hanze nigeze menya. Ubuzima bwanjye mbuzi mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana, mu gusenga. Rero Imana itangiye kumpamagarira kwikora no kwinjira mu muhamagaro. Imana iguhamagarira kuyikorera no kuba mu muhamagaro wayo, itangira kugutoza mu buryo bukomeye cyane.
icyo gihe byansabaga ko ntangira gusenga bitandukanye nuko nasengaga mbere. Hanyuma umuryango nabagamo, famiye nabagamo, barambwira bati rero uyu munsi wa none uraza guhitamo ibintu bibiri. Uraza guhitamo kuba hangaha mu muryango, cyangwa se uraza guhitamo gukurikira iyo Mana uva hangaha ugenda. Nari nkiri umwana ndi mu myaka 10 n'ingahe, nari ntarakweza na 15 ngira ngo aho ngaho gutyo. Reba umwana w'imyaka 15, 14, 15 gutyo hagati aho ngo muri iyo range. Kumbwira ngo sohoka mu rugo ugende. Hitamo kimwe, hitamo gusenga. Ubwo mpisemo gusenga, icyari kigiye kuba ni kimwe, nuko nyine ubwo mu rugo simbahisemo, ubwo ngomba gusohoka nkagenda. Ndajya hehe? Ntaho nzi. Ntaho ndimo nire, ntaho sinzi aho ndimo kwerekeza, sinzi aho ndimo kujya. Kuva ibyo biba kugeza muri iminsi ya vuba, nari ntasobanukirwa impamvu ibyo bintu byambaye. Nabaza eko sema byari bikunaniye kundindira hariya mu rugo nkahaguma ngakizwa ngasenga kandi nkahaba. Ariko maze gusobanukirwa uburyo Yesu Kristo yahindutse impunzi akivuka, navuga burya ntaho wabikwepera. Baherode Satani ari yaranjagagurutsa Baherode mu buryo umwe cyangwa ubundi bakabikora, ariko ugahunga ugasohoka no mukajya handi. Hallelujah. Icyo gihe ndasohoka ndagenda, n'ubuhamya burebure, n'ubundi buzima abizi barabizi, abatabizi nabo bazabimenya cyangwa se si ngombwa ko banabimenya. Ariko icyo nashaka kuvuga ni kimwe, nuko iyo ukijijwe iki kigeragezo cyo guhunga uhura nacyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yesu yamaze kwinjira muri wowe, Baherode barahaguruka bagatangira kukwiruka. Rero uyu mugoroba ijambo rikomeye nashaka kuvuga ni ugutabara abageragezwa, abaca mu butayu, abari mu bibazo, abari mu ntambara zitandukanye. Yesu Kristo abasha gutabara abageragezwa bose, abasha gutabara abaca mu bibazo bose, kubera ko nawe yarageragejwe. Nawe avuye mu buhungiro yerekejwe mu butayu, yajyanywe mu butayu, ahantu haba inzoka, ahantu haba skoropiyo, ahantu haba izuba, atangira guhura n'ibibazo bikomeye, atangira kugeragezwa mu buryo buhambaye. Ageragerezwa mu butayu. Mu butayu haba ibigeragezo bitandukanye, haba intambara zitandukanye. Abakristo benshi barimo kunyura mu butayu, bamwe babugizemo igihe kirekire, babugizemo imyaka myinshi. Hari benshi twasenganaga, hari benshi tugisengana n'uyu munsi wa none, hari benshi badukurikiye muri kano kanya banyura mu butayu, bicaye mu butayu, barageragezwa na Satani ijoro n'amanywa. Ubutayu bubaye burebure, bibaza igihe bazabusohokeramo, ntabwo babire. Hari abantu bajya mu butayu bakabuvamo hakiri kare, bagakarangwa bya sawa, ariko bakabuvamo hakiri kare. Hari abandi babutindamo, hari n'ababuturamo, hari n'ababupfiramo. Ariko uyu mugoroba ndasenga Imana ngo Yesu Kristo utabara abageragezwa bose, agutabare, akuvane mu butayu urimo. Ubutayu urimo sinzi ubwo aribwo, sinzi ubutayu umazemo igihe kirekire. Byashoboka ko ari ubutayu bw'urushako, byashoboka ko ari ubutayu bw'umuryango wavukiyemo, byashoboka ko ari ubutayu bwaho utuye, bwaho ubaye, bw'ibyo urimo gucamo uyu munsi wa none. Ariko Yesu wajyanywe mu butayu
akageragerezwa mu butayu, abasha gutabara bari mu butayu. Yesu waburiye ibyo kurya mu butayu abasha gutabara badafite ibyo kurya bari mu butayu. Yesu waburiye amazi mu butayu abasha guha amazi yo kunywa bari mu butayu. Yesu waburiye imyambaro mu butayu biravuga ngo ajyanwa mu butayu kugeragezwa na Satani. Reka nkubwire, muri ubwo butayu urimo, Satani arimo kugerageza, Satani arimo kurasa imyambi, Satani arimo guteza ibibazo bitandukanye, arimo kuguha amakwesheni atandukanye, arimo kukugira inama y'ibyo wakora. Satani arimo kugushuka muri ubwo butayu, arimo kuzuza ibitekerezo bitandukanye muri ubwo butayu. Reka nkubwire ngo Yesu Kristo abasha kugutabara, abasha kukuvanayo. Uyu mugoroba aragukura muri ubwo butayu, arakuvana muri ubwo butayu. Ntitaye ku gihe ubumazemo, ntitaye ku myaka ubumazemo. Hari ubutayu abarozi barimo bakugeragerezamo, bakuroga ijoro n'amanywa. Hari ubutayu wahuriyemo n'indwara. Biravuga ngo Abisirayeli bari mu butayu bahura na mugiga. Mugiga iraza irabica. Mu butayu haba mugiga. Biravuga ngo Abisirayeli bari mu butayu ngo inzoka ziraza zirabarya, batangira kwicwa n'ubumara bw'inzoka umunsi ku wundi. Ariko biravuga ngo Mose afata inkoni ayimanika ku giti, ngo uyirebye wese agakira. Ngo iyo nkoni yari Yesu Kristo, iyo nzoka yamanitse ku giti. Ngo Yesu Kristo, ngo Mose afata inkoni ayimanika ku giti, uyirebye wese agakira ubuganga bw'iyo nzoka. Mu butayu abantu babona amazi yo kunywa. Abisirayeli bageze mu butayu babuze amazi, batakira Mose, akubita urutare. Urutare yakubise yari Yesu. Yesu niwe wenyine gusa utanga amazi yo kunywa mu butayu. Sinzi inyota ufite uyu mugoroba, ariko Yesu arahari mu butayu kugira ngo aguhe amazi yo kunywa, kuko yabunyuzemo, yabuciyemo, yabwiriwemo, yaburayemo, yabugenzemo. Yesu Kristo abasha gutabara abari mu butayu. Ubwo butayu urimo mu gihugu cy'ubuhungiro, Yesu abasha kugutabara kubera ko yabunyuzemo, yabuciyemo. Yesu abasha kugutabara ku musaraba wikore. Abasha gutabara abageragezwa bose kuko nawe yageragejwe. Abasha gutabara abarira bose kuko nawe yarize. Biravuga ngo Yesu ararira. Amarira yawe, agahinda kawe, umubabaro wawe, Yesu abasha kugutabara kuko nawe yararize, nawe yagize agahinda, nawe yagize intuntu, nawe yagize umubabaro. Ibyo urimo gucamo, ibyo urimo guhura nabyo, Yesu yaje muri iyi si yabinyuzemo. Yaje ari umwami, ariko ntiyabayeho nk'umwami, yabayeho nk'umucakara kugira ngo abashe gusobanukirwa uko abacakara babaho. Yabayeho nk'utagiraho kuba kugira ngo asobanukirwe ikigeragezo urimo cyo kuburaho kuba. Byashoboka ko muri iminsi mikuru abandi barimo barya, barimo banywa, ariko uburaye, wowe urimo wicwa n'inzara, udafite ibyo kurya, udafite ibyo kunywa, udafite imyambaro, udafite aho urambika umusaya, udafite aho uryama. Yesu Kristo abasha kugutabara. Yesu Kristo abasha kukurengera ubutayu yabunyuzemo. Ibyo birimo bikubwira ngo bipfukamire kugira ngo ushobore kubaho. Yesu nawe yarageragejwe, arabwirwa ngo napfukame kugira ngo ahabwe ubwami, ariko aranesha. Uyu mugoroba nabasha kukuneshereza. Yesu Kristo atabara abababazwa bose, atabara abageragezwa bose. Tugiye gusenga Imana muri kano kanya. Aho uri, aho uherereye, uzamurijwe igause. Ibigeragezo urimo gucamo
ubutayu urimo, amagambo ubwirwa, uburyo kiwangwa, ibikuvuna umutima, ibikuremerera, ibikunaniza, ibibazo ufite wikoreye udashobora gukemura, uwo musaraba ukuremereye, uyu mugoroba ubwire Yesu ngo ntabara. Bwira Yesu ngo ntabara. Yesu, bwira Yesu ngo ibyo ndimo gucamo nawe wabiciye. Bwira Yesu ngo ubutayu ndimo nawe urabuzi, ukugutereranywa nawe urabizi, ukukwangwa nawe urabizi, abaherode banzengurutse nawe urabazi, uyu satani uri mungerageza muri ubutayu ndimo nawe uramuzi, nawe wahuye nawe igihe wazaga mu isi, igihe wavukiraga muri iyi si, iminsi wabayeho muri iyi si, wahuye na satani, wahuye na Lusiferi mu butayu, yarakugerageje urabizi. Uyu mugoroba nanjye nanjye ntaba. Zamura ijwi ryawe usenge, uhamagara Imana uyu mugoroba. Bigerageza urimo gucamo ni wowe ubizi, ubutayu urimo ni wowe ubuzi, ahantu utinze ni wowe uhazi. Imana ishimwe yuko Yesu Kristo yagiye mu butayu ariko ntabuheremo. Nimba Yesu atarabuhezemo akaba arabuvuyemo, nawe uyu mugoroba arabugukuramo. Ndavuga n'umuntu ubutinzemo, ndavuga n'umuntu ubwicayemo igihe kirekire, ndavuga n'umuntu bwanze kurangira, ubwo Yesu yabusohotsemo mu mbaraga za Yesu Kristo, nawe uyu mugoroba ubusohokemo mu izina rya Yesu. Uyu mugoroba uve muri ubu butayu, uyu mugoroba uve muri iki kigeragezo. I pray in the name of Jesus. Ndahamagara amavuta y'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ndahamagara umwuka w'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ndahamagara kubaho kw'Imana hejuru ubuzima bwawe. Senga mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera aho uri, ndagusengera aho uherereye, umugabane wose urimo, igihugu cyose urimo, aho wicaye hose. Ndahamagara izina rya Yesu hejuru ubuzima bwawe. Ndahamagara amavuta ya Yesu hejuru ubuzima bwawe. Ndavuze ngo va muri ubwo butayu mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo butayu bwakubujije kurongorwa, bwakubujije kurongora, bwakubujije kubaka, bwakubujije kubyara, bwakubujije gutunga, bwakubujije kurya, bwakubujije kwambara. Umuhamagara urimo uraca mu butayu, ibyo Imana yakubwiye biri mu butayu, ubutuyemo, uburambyemo, ubumazemo imyaka n'imyaka, umutima wuzuye agahinda n'umubabaro kubera ubutayu wicayemo igihe kirekire. Mugoroba ndasenze, uyu mugoroba ndahamagara izina rya Yesu, ubasha gutabara abageragezwa bose, ubasha kubohora ababoshye bose, ubasha gukura abantu mu bigeragezo, kuko nawe yabinyuzemo. Uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo, sohoka muri ubwo butayu. Ndohereza ijambo ry'Imana rikuvane muri ubwo butayu. Niwakira imbaraga zo kunesha, niwakira amavuta yo kunesha, niwakira umwuka w'Imana, niwakira imbaraga z'Imana, niwakira ubwiza bw'Imana, niwakire kubaho kw'Imana aho uri hose, aho uherereye hose, umugabane wose urimo, ikigeragezo cyose ufite. Ndagusengera muri aka kanya, ijambo ry'Imana rimanuka hejuru ubuzima bwawe. Isengere muri kano kanya, sengana nanjye muri kano kanya. Ijambo ry'Imana Abaheburayo igice cya 2 murongo wa 18, ngabasha gutabara abageragezwa bose. Bose nawe urimo, bose nanjye ndimo, bose n'urugo rwawe rurimo, n'abana bawe barimo, ubwo butayu urimo, iyo Kristo urimo, y'abana ramanda rabasekere mosaini. Ndasenzera ijoro, ndahamagara umwuka w'Imana, ndahamagara imbaraga z'Imana, ndahamagara amavuta y'Imana. Ndagusengeye, bohoka, sohoka muri ubwo butayu. Manderi Abasa karamando jemene kere bozesa.
sohoka muri ubwo butayu mu izina rya Yesu. Sohoka muri ayo madeni mu izina rya Yesu. Sohoka muri icyo cyangiro mu izina rya Yesu. Sohoka ngo abarozi bakuzirikiye mu izina rya Yesu. Sohoka muri uko gutereranwa. Ndahamagara imbaraga z'Imana. Ndahamagara amavuta y'Imana. Ndahamagara umwuka w'Imana ugusohore, ukubohore. Ramande Bose keremosai. Mavuta y'Imana kubohore. Izina rya Yesu rigutabara. Amande Bose keremosai. Senga, 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 senga. Ubutayu mazemo uyu mwaka wose ntago ugomba kuburangiriza. Ntago umwaka ugomba kurangiriza muri ubwo butayu bwo kubura ibyo kurya, bwo kubura imyambaro, bwo kubura imodoka ugendamo, bwo kubura inzu ubamo, ubwo butayu bw'ubukode, ubwo butayu bw'ibihombo, ubwo butayu bw'icyangiro. Ibyo utegura byose birapfa, imishinga yawe irapfa, ibyo ugerageje byose birapfa. Uyu mwaka waragerageje, wararwanye, ibyo wakoze byose byarahombye, ibintu byose byarangiritse ku buzima bwawe. Wabayeho mu buzima bukakaye, bugoranye, buruhije. Uyu mugoroba ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, ubu butayu urimo burangirane n'uyu mwaka, burangirane n'uyu mugoroba. Umwaka wa 2023 nta butayu ku buzima bwawe, nta butayu ku rugo rwawe, nta butayu mu rubyaro rwawe, mu bana bawe. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo birangirane n'uyu mugoroba. Ubutayu burangirane n'uyu mugoroba. Ibyo bigeragezo birangirane n'uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengera muri aka kanya, ndamanura imbaraga z'Imana, ndamanura amavuta y'Imana aho uri hose. Abamarayika b'Imana bagusange, bagukure muri ubwo butayu. Ijambo ry'Imana avuga ngo abamarayika basanga Yesu mu butayu, baza kumukorera, baza kumuvanayo. Uyu mwaka utararangira, va muri iyo nzara, va muri ubwo bushomeri, va muri ubwo bukene, va muri ako gahinda, va muri uko kugirirwa nabi, va muri ako karenganyo. Manderi ya basakara mandoro Bose keremosai. Ndamanura imbaraga z'Imana hejuru ubuzima bwawe. Ndohereza gukora kw'Imana n'umwuka w'Imana n'amavuta y'Imana hejuru ubuzima bwawe. Abamarayika b'Imana baje gukora Yesu mu butayu. Uyu munsi none baze mu rugo rwawe, baze mu rubyaro rwawe, baze mu rushako rwawe, baze mu babyeyi bawe, baze aho uri, baze muri dosiye zawe, baze aho wapuritse hose, aho wasabye viza, aho wasabye akazi, aho wasabye isoko. Baze bagukure icyo gitwikirizo, bagukureho izo mbaraga, bagukureho uwo mwuka, bagukureho ubwo butware bw'umwanzi bwagutsikamiye, bagukureho urwo ruzerero, bagukureho izo ndwara zo mu butayu, bagukureho ayo madeni yo mu butayu. Ndavuze mu izina rya Yesu Kristo, abamarayika basanze Yesu mu butayu, nawe bagusanga aho hantu uri, kugira ngo bashyire ibintu byose ku murongo, kugira ngo bagukorere buri kimwe cyose. Urakoze Yesu Kristo, urakoze kuko mva gusenga, urakoze kuko utabaye abantu bawe, urakoze kuko udukijije uyu mugoroba, urakoze kuko udukuye mu butayu twari turimo, urakoze kuko ingo zacu, abo twubakanye, abagabo bacu, abagore bacu, abana bacu, ababyeyi bacu, imiryango yacu, abavandimwe bacu, uyu mugoroba Mwami ku bwacu turi imbere yawe, bose ubakuye mu butayu bari barimo. Twakoze byinshi ariko twabikoreye mu butayu. Uyu mugoroba urekura imvura, urekura ubutaka bwiza aho abana babibiraga hose, kugira ngo batangire ubuzima n'imibereho itari yo mu butayu. Urakoze Mwami, izina ryawe rishimwe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka
abaha umugisha mwebwe mwese mwashoboye kubana natwe uyu mugoroba, abari kuri free conference, abari kuri YouTube. Imana ibaha umugisha. Dusubire ejo mu gitondo muri morning glory, hanyuma iyi programu irakomeje ku mugoroba n'ubundi saa 3 ku masaha mu Rwanda no mu Burundi, saa 4 ku masaha ya Kenya na Uganda, n'ubundi saa 3 z'ijoro. Mugaruke tube hamwe kandi mukomeze gukurikirana ijambo ry'Imana ku mirongo yose n'imiyoboro yose dukoresha. Imana ibaha umugisha, muhabwe umugisha n'Imana. Imana ikomeze ibateteshe, ikomeze ibarinde, muzarangiza uyu mwaka w'amahoro kandi mwese mwije mu masezerano mu izina rya Yesu. Amen. Umugoroba mwiza, ijoro ryiza. Imana ibarinde. Bye bye.